Reka tubasuze kandi twongere tubaha ikaze ku Ibendera TV. Nge Indiana Kreti ntirushwa nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twabateguriye iki ku Ibendera TV nkuko tumaze kubamenyereza kubagezaho ibintu bishyashya. Uyu munsi turagaruka ku mateka y'umuhanzi w'icyamamare wabiciye bigacika haba muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Uyitwa nde? Yitwa Daouda Kone, wamenyekanye mu ndirimbo zinyuranye cyane nk'iyo yise Bouquet de Fleurs, la femme de mon patron, mon cœur balance n'izindi. Amazina ye yitwa Daouda Sentimentale Kone. Yavutse tariki ya mbere Mutarama 1951. Yavukiye aho bita Inangoroko muri Burkina Faso, nyamara ariko amateka ye agaragaza ko kavukire ye ari mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Daouda Kone kandi nyuma y'ubuhanga mu bya tekinike yize mu gihugu cy'Ubufaransa, yabonye akazi muri RTI, naho nyine muri kampani imwe yakoreraga mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mugabo yatangiye umwuga we wo kuririmba akivuka, dore ko bagenzi be bagendaga bamubonamo impano, nyamara we ngo yaratarabimenya. Yageze ku rwego rwo hejuru mu miririmbire mu myaka y'1980, aho yasohoraga indirimbo ye yise La femme de mon patron, isobanura ibibi byakozwe n'umushoferi washatse gutereta umugore wa bosi. Muri rusange inyandiko nyinshi zivuga ko iyi ndirimbo yavugaga ku mibanire y'umugabo n'umugore, ari nabyo uyu muhanzi yagiye agarukaho muri zimwe mu ndirimbo ze zanamuhesheje kwitwa akabyiniriro ka Sentimentale Daouda. Mu ntangiriro ya za 90, uyu muhanzi yimukiye muri Amerika, aho yari atuye kandi akora akazi ko gukora imashini Gresiboro muri Carolina y'Amajyaruguru. Nyuma y'imyaka irenga 10 muri Amerika, Daouda Kone yagerageje kugaruka mu gihugu cye cy'amavuko cya Cote d'Ivoire. Amarangamutima, ubuhanga no kureba akure mu myandikire y'indirimbo ze ni bimwe mu byagiye bimuha kwigarurira imitima y'abantu batari bakeya. Daouda Kone yarangije amasomo ye mu kigo cy'igihugu gishinzwe amajwi n'amashusho Ibrayi Sirimarire hafi ya Paris mu mwaka w'1975. Afite impamyabumenyi mu birebana na tekinike. Ubwo yavaga mu gihugu cy'Amerika, yatangiye gukorera kuri televiziyo ya Cote d'Ivoire. Aha nyine yaragarutse mu gihugu cye cy'amavuko muri ibyo bihe. Mu mwaka w'1976 nibwo bagenzi be bavumbuye ko afite impano imwihishemo nk'umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo. Bakunze kumutumira mu biganiro byabo bitandukanye by'umuziki. Yahise atangira gukundwa na benshi kubera mu by'ukuri iyo mpano yagendaga agaragaza. George Taibansoni, icyo gihe wari umuyobozi wa porogaramu kuri televiziyo y'igihugu, yahisemo kumukorera disike ye ya mbere akoresheje indirimbo izwi cyane nka Gabakasi Dabija, aho yahise amenyekana birenga imipaka y'igihugu cye cya Cote d'Ivoire. Uyu muhanzi kandi umwuga wa muzika yatangiye kugenda awagura kuva mu 1977, akomeza kuzamuka kugeza na n'ubu. Uyu muhanzi mu by'ukuri yarakunzwe cyane mu rwego rwarenze Afrika ndetse rugera no ku mugabane wa Amerika ndetse no hirya no hino.
Daouda Kone ni umugabo ubu ngubu afite umugore ndetse n'abana, gusa muri ibi bihe akaba agenda mu by'ukuri agana mu zabukuru, dore ko imyaka ye imaze kwigira kure. Uyu muhanzi mu by'ukuri yarakunzwe birenga urugero, nk'aho indirimbo nka femme de mon Patron yarebwe n'abantu benshi cyane, ibintu mu by'ukuri bitari byarigeze kubaho mu bandi bahanzi. Daouda Kone kandi afite indirimbo nyinshi cyane mu by'ukuri ku buryo tutazivuga ngo tuzirangize. N'uyu muhanzi rero uyu munsi twe twabateguriye ku Ibendera TV nk'uko bisanzwe. Nawe ushobora kutwandikira ukatugezaho undi muhanzi wifuza ko twakubwira amwe mu mateka yamuranze. Ariko mbere yuko twasoza, reka tukwibutse wowe udukurikiranye ku Ibendera TV, nta kindi tugusaba ni ugukora like ndetse na subscribe. Icyo gihe numara kubikora, ibyo tugutegurira bizajya bikugeraho uri uwa mbere, hanyuma adufatanye kubaka umunezero, icyubahiro n'agaciro nk'uko ku Ibendera TV twabigaragaje mu birango byacu. Turagushimiye rero, ugira amahoro uyu munsi.